Ndagushimiye nshuti mukunzi wacu ukomeza kutwereka yuko turi kumwe. Ndi Mr. Omar, iyi ni Omar TV show. Ndagusuhuje aho uherereye hose, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, ndetse nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ndagusuhuje cyane kandi nkomeje kwishimira yuko dukomeza kubana. Uyu munsi rero mu nkuru zitandukanye ndetse inkuru n'amakuru bicukumbuye nk'ibisanzwe, twagarukanye ingingo cyangwa se topic ivuga ati ngo M23 yaba iri mu marembera. Ni ukuvuga ngo abantu barebera hafi cyangwa se bagendera hafi ibya politike babona yuko ibi bintu M23 yaba irimo byaba ari ibintu mu by'ukuri bikaze kandi byaba ari ibintu bishobora kuzayirangiza vuba. Uti bimeze bite rero? Shingiye ku bibazo abantu bagiye bambaza cyangwa se abo twagiye tubiganiraho nko kuri WhatsApp, bambaza ikibazo n'abantu benshi ko ikibazo n'ubundi bahuriyeho cyane ni ukumbaza batese njyewe ndabona bambaza bati mbona M23 ibyayo bishobora kuba byazarangira bite, mbona M23 ibyayo bishobora kuzagira ayahe maherezo. Rero njyewe nk'ukuntu mbibona, wenda nk'ijisho ry'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu ubasha kugenda nsoma nkanakurikiranira hafi ibya M23, mbona bishobora kurangira mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ugukomeza bakaba bagenda bakarwana bakagera i Kinshasa. Ibi birashoboka cyane iyo ukurikije imbaraga M23 ifite n'imbaraga iri kugenda ihuza amaboko, bavuga bati Joseph Kabila yaba agiye kujya kwifatanya nabo muri AFC, bakavuga bati Moise Katumbi Chapwe nawe ashobora kuba yajya kugenda akifatanya n'aba bagabo barwanira impinduramatwara, barwanira uburenganzira bwabo, bavuga yuko bahugujwe, bavuga yuko batotejwe igihe kirekire. Ibi birashoboka rero iramutse igiye ikaba yarwana ikagera Kinshasa, nubwo byaba bitayoroheye, ahangaha urugamba rushobora kurangira kuko ishobora kuba yahirika ubutegetsi ikaba yafata ubuyobozi ikayobora Kongo yose, mu gihe mu by'ukuri abantu batekerezaga yuko iri guharanira kuba yafata ngo uburasirazuba bwa Kongo gusa. Ikindi cya kabiri gishoboka ni ukuba yo ubwayo yahagarara igafata umwanzuro ikavuga iti aho twafashe harabaye, cyane cyane izi Goma zombi, zino Kivu zombi, ikavuga iti ahangaha twafashe harabaye harahagije, nta handi tuzongeraho, reka tubarikanize ahangaha ahubwo dusigarane urugamba rwo kuhashakira ubwigenge. Ibi nabyo birashoboka cyane rwose ukurikije n'ibikorwa bakora ahantu bamaze gufata, ubona yuko mu by'ukuri baba bahakabye, ubona yuko bemeze nk'aho ahubwo kiba cyabaye igihugu kindi gitandukanye n'icyo cyari kiri mbere mu gihe kiba cyarashize. Ikindi cya gatatu rero gishoboka ni ukuba wenda amahanga yakiteranya akaba yabarwanya, akarwanya iyi M23 ikaba yakomoka igahunga igihugu ikagenda, cyane ko abenshi muri M23 abenshi bakatiwe igihano cyo gupfa, ndetse hari n'amakuru avuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kwiga no kuri Joseph Kabila, kuko bigaragara yuko yagambaniye igihugu cya Kongo akaba yifatanya ngo n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Aya makuru rero n'ayandi turaje tuyarambure, turaje tuyasasanure, tuyavuge mu buryo burambuye. Mu by'ukuri mwebwe musabwe kuba maso mukaguma hafi yacu. Niba kandi utarakanze subscribe, wayikanda ugakanda n'akazogera ukajya ahanditse all, kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nibyo, reka wenda dukomeze na ya ngingo ya mbere ikubiye mu bibazo abantu bagiye bambaza cyane cyane kuri WhatsApp, bambaza njye ukuntu mbyumva. Ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere ishobora kuba nk'uko nabivuze haruguru,
M23 ishobora kurwana, ibikoresho irabifite, imbaraga irazifite, igisirikare iragifite, kandi gaburiya ishobora no kuba inafite support nubwo iba itajya ahagaragara, ariko murabizi mu itegeko mpuzamahanga imitwe y'inyeshyamba, imitwe y'iterabwoba n'ibyihebe ntago iba yemeye kugurishwa intwaro, ariko aba bagabo intwaro bafite ni ibigaragara yuko bafite ubufasha kandi bukomeye cyane. Ibi ngibi binarenze kuvanga u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba bwakita ku baturage bukaba bwanakita kuri M23. Ni ukuvuga ngo biragoye cyane kumenya aho bakura ubufasha, ariko ikindi kandi nanone banafite imbaraga z'amafaranga kuko bafite imitungo igiye itandukanye. Mu by'ukuri bacukura hariya hantu bagiye bafata muri ziriya Kivu zombi, mu by'ukuri hariyo imitungo igera nko kuri 75% y'imitungo yose Kongo ifite, bivuze yuko aba bahungu bafite amafaranga. Icya kabiri gishoboka ni uguhagarika aho bafashe, bakaba bati tugiye kubarikaniza hano tuhashakira ubwigenge. Mu by'ukuri nabyo birashoboka kubera yuko nk'ubu tunavugana dukora iki kiganiro, hari ibice byinshi bari kugenda bikuramo, ariko abandi bakaba bati ni agatego, ati nibyo Joseph Kabila yababwiye, ati kugira ngo bigabanye igitutu Joseph Kabila ari gushyirwaho n'abakongomani, ndetse abo mu ishyaka rya Joseph Kabila bakaba baranahakanye yuko ngo Kabila ngo atigeze agera i Goma, ndetse kandi n'ikiganiro ngo yari ateganyije kuba yavuga cyangwa se yageza ku itangazamakuru kibwira abakongomani uko bimeze, akaba ataragikoze. Bikaba muri bimwe byagaragaje yuko ashobora kuba atarageze i Goma. Rero bashobora guhagarikira aho bafashe, bakaba babarikaniza aho ngaho, bakahagira habo, bakahagira ubutaka bwabo, ndetse bakahaha ibyabo byose bigengwa n'amategeko kugira ngo ahantu habe igihugu. Rero aha ngaha nabyo ni bimwe mu buryo bushobora kuba bwatuma iyi ntambara M23 yahagarara. Icya gatatu ni ukuba amahanga yahaguruka akabarwanya ndetse yivuye inyuma, bakaba bakomoka bakagenda. Ariko iyi ntambara ya M23 mu by'ukuri ikintu nababwira ni uko intambara amahanga afitemo inyungu nyinshi cyane, amahanga afitemo inyungu nyinshi, ndetse ibyo bihugu by'Uburayi wumva byirwa bivuga ni nabyo bikora intwaro zigurishwa. Aba bahungu nibyo bikora izo ntwaro, imodoka za kirimbuzi bafite, imbunda za danje, urumva n'iyo myenda bafite. Ibi bihugu byaba bitakaje ayo mafaranga. Rero biriya bihugu by'Uburayi byabyo ni business. Rero guhagarika intambara kwa M23 ni igihombo gikomeye cyane kuri aba banyaburayi ndetse n'abanyamerika. Bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri ntabwo byaba ari byiza kuri bo. Rero niyo mpamvu bidashobora no kuba byakishyira hamwe ngo bize birwanye M23, kuko byaba bimeze nko gufata umukiriya wawe ukamurwanya, kandi ibyo ari kukurwanyisha cyangwa se ibyo uri kujya kumubuza gukora ari bimwe mu byahaha iwawe. Aha ngaha hazajya habaho geri forward. Ibi bihugu by'amahanga bijye bikomeza bivuge, byitotombe, bigira iki, ariko amafaranga ava muri Kongo, cyane cyane amafaranga ava muri M23 ajyayo ni amafaranga menshi cyane bagura ibikoresho. Aho ni kimwe. Ikindi, M23 ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ishobora kuba iri hejuru cyane, nubwo nta hantu haragaragara yuko M23 yajyanye amabuye y'agaciro ku isoko, ariko ikigaragara cyo ni uko M23 ahantu nayo iri kugenda ifata ni ahantu mu by'ukuri hari imitungo. Nababwiye hano muri izi Kivu zombi hariyo imitungo igera nko kuri 75% by'imitungo yose Kongo ifite munsi y'ubutaka. Rero bishatse kuvuga yuko M23 ntabwo ibihugu by'amahanga bishobora kuba byayirwanya, ahubwo biba binayishyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko hari abantu baba bari behind, baba bagushyigikiye mu buryo bw'ibitekerezo n'imbaraga, ndetse banaguha izo ntwaro kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza. Nshuti rero bakunzi ba Moya TV Show, ntabwo nifuzaga yuko twakora ikiganiro gitinze, ahubwo nagira ngo nyure muri ibibazo abantu banyandikiye, none gusaba yuko nawe ugize igitekerezo cyangwa icyifuzo watwandikira, turaza gupininga nimero muri description zacu kugira ngo ube watwandikira utugezeho igitekerezo cyawe. Ibiganiro kuri Moya TV Show nakagaruka. Je ndi Mr. Omar, mukomeze mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza.